batubwiye ko ntawe uhasize ubuzima ariko barababaye cyane nubwo wenda ntawe uhasize ubuzima ariko mu by'ukuri barababaye cyane. Rero hari abafite ibikomere ahantu hagiye hatandukanye nk'uko mubona ko abaganga bari kubitaho. Hari abari kuvirirana cyane. Mu by'ukuri iyi ni impanuka nk'iya gatanu maze kubona iteye ubwoba. Mu by'ukuri iyi ni impanuka nk'iya gatanu maze kubona iteye ubwoba. Rero bikomeye kuko wenda ugereranije n'abandi bari bari ahangaha cyangwa se n'abahuye n'iyi mpanuka, wenda uyu murwayi niwe tubashije kubona ko afite ikibazo gikomeye cyane. Rero reka dukomeze dukurikirane amakuru gatanu kandi turayababwira, turayabafatira uko byagenda kose, tuyabagezeho uko bikwiye. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, nawe utarayikora nizera ko ugiye kwikora tubana gatanu kuri gatanu. Mu by'ukuri ndi kwirukanka cyane, ntago byoroshye, ndi kwirukanka nk'uwayobye, ariko nyine ntago nayobye nk'uko sanzwe mbibabwira, sanzwe mbibamenyesha. Hano turi ku Gisozi, turi Beretwari. Mu by'ukuri hagaragaye cyangwa se dusanze habereye impanuka y'akataraboneka. Ni impanuka y'igitangaza, ni nk'igitangaza kibaye mu by'ukuri, aho ivatiri cyangwa se imodoka ntoya igonganye n'imodoka nini tuzi nka kwasiteri, bihita biba ibibazo bikomeye ku buryo tugeze hano dusanga imodoka yangiritse bikomeye mu by'ukuri, ndetse na kwasiteri nayo iza kwangirika bikomeye cyane. Ariko kuri ubu ntago turamenya niki giteje. Bireka twegere abantu bari aha aho impanuka ibereye batubwire uko bigenze. Uraho neza umusaza? Uraho neza? Dushaka ko tuganira gatoya mu minota mike nk'umuntu wenda bino bibaye bigenze bitirya ngo dusobanurire gato cyane. Ni impanuka zo mu muhanda zisanzwe. Yego. Ivatiri yamanukaga, kwasiteri izamuka. Yego. Ivatiri imanutse ikubita kwasiteri. Yego, ikubita kwasiteri. Ku buryo bibaye gutya imodoka zikangirika gutya, nta bantu bahuriye n'ibibazo muri iyi mpanuka? Abantu bo ntabwo babura kubera impanuka zibaye mu muhanda, hari abantu benshi bari gutaha. Yego. Ntabwo babura. Ni ukuvuga ngo nta ambirasi cyangwa se inzego za leta zo mu muhanda ngo zihite zitabara kano kanya. Bishatse kuvuga ko bibaye kano kanya ubu tuvugana? Bibaye aka kanya, ariko inzego za leta urabona ko zihise ziza. Bamwe na bamwe turi kubabona. Ubu ugereranyije nk'umuntu wari uhari, igiteye ikibazo muri make niki, cyangwa se ikinyabiziga kiri mu makosa niki? Ikinyabiziga kiri mu makosa ni ivatiri yamanukaga igonze kwasiteri. Ni ivatiri yari mu makosa. Kuko kwasiteri yo yazamukaga, ivatiri imanuka. Yego. Gera hino tukomeze tubaze n'abandi bari hano, gusa ntago bino bintu byoroshye mu by'ukuri. Ndakomeza mbaze n'abandi bari ahangaha uko bigenze, twumve wenda aba bihurizaho. Umusa umeze ute?
ndashaka ko tuganira mu minota mikeya nubwo uri kwinywera akantu gake ibi bintu bibonye ute njyewe ukuntu mbibonye yego nari nzamukanye imbanza musigiye nyine ngeze hano iyi modokari bonturutse hariya yasaze yego igiturutse hariya cyasaze ni ikihe ivatiri ni ivatiri yego inyuma y'iyi vatiri hari indi vatiri y'umukara ubwo njyewe mbonye bagiye kungonga mpita mpungira ngira moto nigeze bara mu cyapa yego nawe wari ubigendeyemo nange mbigendeyemo buro nibwo mise vuga nti ibyo kwanza ikwasiteri yo yari izamutse gushyira no mu cyapa yego uyu nguyu ukora ukuntu yirukankaga ahita kumbwira kwasiteri ihita mu by'ukuri turi kubona byose biri mu byerekezo bisa nkaho ari bimwe ugereranije ni ikihe kinyabiziga cyari kiri si ukugereranya ahubwo igenda bivuga nk'umuntu wabibonye yego ubirebye wowe wenda ubibonye wabona ko ibi nyine byose zazamukaga ariko ivatiri yamanukaga kwasiteri yari izamuka yego nuko nabibonye yego ivatiri niyo iri mu ikosa ivatiri usanga hamwe ari ivatiri ruguru ihunga yagonze ivatiri yabanje kugonga yabanje kugonga igonze irahunga yirukanka yego amanutse ahangaha ageze ahangaha abura kiribure ahita agomba irakwasiteri nta bantu babigendeye n'uwari umukurikiye yakomeretse n'uwari umukurikiye yari amaze kugonga ubu tuvugana abonye ko bigenze gutya ahita abinjira akata imodokari ahita agenda ariko we nta kintu wanamuvuga we nta n'ikintu kari nayo yagiye ubu ngubu kari nayo yagiye akayizenguruka Karina niyo yateje ibyago si hano ukankaga wagonze ntamenye ko akoze ikosa undi ukoze ikosa uba ugomba guhagarara ugahana noneho niba iyo uri guhunga rero hari ababigenderamo aribyo rero kwasiteri ihuye nabyo yego kuko kwirukanka uhunga ibyo bibyaye ibi ngibi yego haraguru ukuntu uza ku gisozi ku kibanza cya muzehe agonze imodoka yari imukurikiye imodoka yari imukurikiye we bamuhagaritse aranga aza yirukanka yari afite umuvuduko mwinshi uteye ubwoba ariko igihe yaje asanga ino kwasiteri iparitse hano mu cyapa yaranagonze n'abandi bamotari hari haraguru mu ikoni yaje arayikubita aba aribwo yitabikara mu muhanda ikosa rya mbere baramuhagaritse nk'uko ubu nakubangamira ushaka kumbaza ati kuki umbangamiye urirukanse ngerageje kukubaza impamvu bikoze ahubwo ukoze ibindi birenze urabona nta makosa arimo kamerama ukomeze turebe uko bimeze mu by'ukuri ntabwo byoroshye hano hantu reka dukomeze dukurikirane amakuru gatanu ku kandi kuko ntabwo byoroshye nyine kuraho kamera dukurikire nawe komeza umurikire kuraho kamera kamerama mu by'ukuri nk'uko mubibona ambirasi ndabona aribwo ikihagera bagiye kwita ku barwayi nk'uko muri kubibona polisi nayo inzego z'umutekano zabangutse zahageze ariko hari mu by'ukuri hari abarwayi nk'uko mubabona aho bari hariya hasi bafite ikibazo gikomeye cyane bamwe bafite ibisebe mbese muri make bababaye cyane ariko cyane hari abari kuva imyuna bari kuvirirana bameze nabi cyane nk'uko muri kubabona mbese nk'uko abaganga b'ibanze imbagukira gutabara baje kubatabara aho bari ngira ngo muri kubabona ku mashusho yacu muri kugenda mubabona mu by'ukuri ntabwo tuzi ikiri buze gukurikiraho ariko nk'uko abaturage bari hano aho impanuka ibereye batubwiye ko ntawuhasize ubuzima ariko barababaye cyane nubwo wenda ntawuhasize ubuzima ariko mu by'ukuri barababaye cyane rero hari abafite ibikomere ahantu hagiye hatandukanye nk'uko mubona ko abaganga bari kubitaho hari abari kuvirirana cyane ahari umwenge hose hari guturuka amaraso nk'uko muri kubibona rero bari kubitaho
ndetse uko biri kose igishoboka cyane cyane gikwiriye nuko bagiye kubatwara bakomeze babiteho babakurikirane cyane. Rero mu by'ukuri ntabwo tuzi wenda inzego z'umutekano zigiye gushaka uburyo inzira ziboneka hanyuma abantu bakomeze batambuke, ariko mu by'ukuri haraza noneho gukurikiraho, sinzi ikiza gukurikiraho. Muramubona rwose ufite ikibazo gikomeye aratambutse, bagiye kumwitaho hariya mu mbangukiragutabara, bagiye kumwitaho kumukurikirana. Hanyuma nk'uko mubibona hari urujya n'uruza, imihanda bayifunze, imihanda irafunze. Mu by'ukuri iyi ni impanuka nk'iya gatanu maze kubona iteye ubwoba. Mu by'ukuri iyi ni impanuka nk'iya gatanu maze kubona iteye ubwoba, iteye ubwoba. Rero natwe turahabaye kugira ngo tubakurikiranire amakuru y'uko ibintu biza kugenda. Umurwayi rero, aba barwayi muri kubona nabita abarwayi se, reka mbite wenda bahuye n'ikibazo gikomeye cyane kano kanya, bagiye kwitabwaho bikomeye. Hari umurwayi uri muri ambulance, uko biri kose bamujyanye mumubona agiye kwitabwaho bikomeye kuko wenda ugereranije n'abandi bari bari ahangaha cyangwa se n'abahuye n'iyi mpanuka, wenda uyu murwayi niwe tubashije kubona ko afite ikibazo gikomeye cyane. Rero reka dukomeze dukurikirane amakuru gatanu ku kandi, turayababwira, turayabafatira uko byagenda kose, tuyabagezeho uko bikwiye. Reka dukomeze tuyabakurikiranire uko bikwiye rwose. Mu by'ukuri reka dukomeze tuyabakurikiranire gatanu ku kandi. Muri kubibona rwose, nk'uko muri kubibona, dukomeje gukurikirana amakuru gatanu ku kandi, mu mwuka byaramwe. Ibi rwose nakomeje kubibabwira, mbabwira ko ibi bintu ari igitangaza gikomeye cyane. Iyi ni impanuka nk'iya gatanu maze kubona ikomeye cyane. Ari impanuka zagiye ziba, mwagiye mubona bamwe mana yanjye, bamwe bavamo umubiri, bashiramo umwuka, abandi barakomereka bikomeye, ariko mu by'ukuri iyi yo ibaye igitangaza. Sinzi noneho uhuriye n'ikibazo hariya ruguru, mwokagira Imana mwe, ikibazo gikomeye cyane. Inzego z'umutekano zahageze, kameramani abe yagezeyo akurikirane inkuru kariya gatanu ku kandi. Mu by'ukuri murabibona ko inzego z'umutekano zahageze zitabaye. Situzi rero ngo hariya aho bigenze biti, ibintu biri kubera hano noneho n'agahomamunwa. Ibintu biri kubera hano rwose ni agahomamunwa, ku mugani bavuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Murabona inzego z'umutekano zose zagezeyo, zagiye gutabara. Situzi noneho ngo hariya aho bigenze bite, ni ibiki bibaye hariya, mwokagira Imana. Nyuma y'impanuka mubonye hariya, situzi noneho hariya ruguru uko bigenze. Inzego z'umutekano zigezeyo, sinzi uriya muntu ikibazo ahuye nacyo. Rero iyi mpanuka ndagira ngo kameramani mu by'ukuri akomeze adukurikiranire gatanu ku kandi. Bari koza umuntu wahuye n'ikibazo, n'abandi nabo bari kwitabwaho, bari kubitaho babakurikirana gatanu ku kandi. Rero natwe uko biri kose turakomeza tuyibagezeho inkuru kugeza igihe wenda baviriye hano. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikirane.